Ikaze inshuti bakunzi bagiundwe gospel kuri uyu munsi tukaba tuhagaze hano ku bitaro bya Bushenge aho twaje guherekeza umubyeyi wacu akaba ari n'umukristo w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR muri paroisse ya Gihundwe aho itorero ryatangiye aho ubu ivuga butumwa ryatangiye mu gihugu cy'u Rwanda mu itorero rya Pentecote umubyeyi w'amatorero yose ya Pentecote Gihundwe nkuko mubizi muri benshi kandi nkuko amateka abivuga akaba yarabaye umukristo w'iri torero rya Pentecote kuva mu myaka yo hambere ndetse ikindi akaba yarabaye n'umwe mu bakozi bo muri iri torero rya ADPR mu myaka yo hambere cyane akaba yararangije akaba arangije urugendo rwe hano mu isi umunsi akaba ari umunsi wo kugira ngo twaje kumureba kugira ngo aho yararwariye mu bitaro bya Bushenge kugira ngo tushobore kumuherekeza ubwa nyuma tumusezereho nk'abitorero bamusezereho nk'abo bakoranye umurimo w'Imana ndetse nk'abagize itorero rya Pentecote mu Rwanda. Ni ibintu n'umubabaro cyane kuba twatakaza umusaza nk'uyu nguyu, umusaza wari dufite amateka menshi mu itorero rya Pentecote, umusaza waruzi byinshi muri iri torero rya Pentecote mu Rwanda. Reka rero mbararikiye inshuti bakunzi bagiundwe gospel muri kumwe nanjye niyo Gakiza Josue kugira ngo mukurikirane umuhango uko byagenze ariko turagenda tubagezaho mcamake uburyo umuhango uri buze gukomeza. Nituva hano ku bitaro turagera mu rugo, turava mu rugo tugere ku rusengero rwa ADPR Gihundwe, niturangiza turajya kumuherekeza bwa nyuma kwirimbi rya Gihundwe. Murakoze inshuti bakozi bagiundwe gospel, karibu. Ciao.
sabambe arinjakwiriye ndatangaye mukiza ntiwarukwiye kugirira ibyo wandetse bamuhemuye ndatangaye mukiza ntiwarukwiye kugirira ibyo wandetse bamuhemuye ndatangaye mukiza ntiwarukwiye kugirira ibyo wandetse bamuhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye gusa uwo musaraba izera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira ahantu hatagerwa n'umubisha ibibi ntantu twabihungira ijambo ryawe ngo Dawidi ngo iminsi yamaze ngo yakoze ibyo washatse mu gihe cye ngo arasinzira. Turagushimira ko uyu mubyeyi yakoze umurimo wawe mu gihe cye, igihe kigeze arasinziriye. Turagushimira ko iyi mirimo yagukoreye ijyana nawe imuherekeje, kandi turagushimira cyane kuko uri Imana igiye guhumuriza, gufasha no gukomeza umuryango, kandi uri Imana igiye kwigaragaza kuko urupfu rw'abakunzi bawe ari urw'igiciro cyinshi mu maso yawe. Komeza umuryango, komeza umufasha, komeza abana, komeza inshuti, komeza itorero, kandi uyu mwanya duhagurutse hano tujya hariya ku rusengero uragendana natwe. Umuntu wese uza kuvuga avuga akomejwe ayobowe n'umwuka wera, kandi imitima myinshi uyihe kururuka. N'abatari bakumenya uru rupfu rw'umukozi wawe bashobora gutuma bakumenya, bakakwizera, bagakora ibyo gukiranuka. Ngaho bana natwe rero, uhagurukane natwe, ugendane natwe uyu munsi wose, uduhe umunsi mwiza kandi utwuzuza umunezero. Nubwo ari igihe cy'umubabaro, ariko ubasha kuduha umutima unezerewe, tunejejwe nuko umukozi wawe wamuruhuye. Dusabye byose twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.
umwanya w'umuryango aho turaza kumva abana abavandimwe inshuti z'umuryango batanga ubuhamya aho tuyoboremo Imana y'umugisha. yari musanzire wanjye, ni ukuvuga ko umufasha we ni mushiki, ni mukuru w'uwari umufasha wanjye nawe watabarutse. Ariko iryo sano rirakomeye cyane kandi ryarakomeye cyane cyane kubera uburyo nari muzi. Reka ne kuvuga byinshi cyane ariko mvuge ibintu bimwe byamuranze, mbivuga cyane mu rwego rw'ukuntu yarari cyangwa se ukuntu yakoraga umurimo w'Imana. Wumvise ko atabarutse afite imyaka 79. Njye nanatekereje ko iyo myaka ari ugucishiriza kuko ishobora kuba inarenga, ariko njye mumenya nari umwana mutoya, birumvikana yarakuze rwose, ariko kuva mumenya namumenye cyane hano mu rusengero mu nzu y'Imana. Ari umudiyakoni, twebwe turi abana batoya, Robo Gabriel yakoraga umurimo w'Imana hano mu rusengero kandi akabikora mu buryo butuje acecetse cyane. Nakundaga kumubona kenshi nk'iyo twabaga tuje muri repetisiyo z'abaririmbyi, ngasanga ari kureba umutekano wo mu rusengero, uburyo intebe zimeze. Ku cyumweru kare mu gitondo mu rukerera warahamubonaga ari gutunganya intebe mu rusengero n'ibindi byose. Ko icyo gihe tuganira, namuganirije ku ijambo riri mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 10 na 11. Ndayasoma nihuta, ntabwo ndi buyasobanure, ariko ndagira ngo mbamenyeshe uburyo twasezeranye na Robo Gabriel. Haranditse ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Hepfo ku murongo wa 19 niryo jambo numvise nashakaga kumuha cyane, kuko nari maze kumenya ko anyumva nubwo atashoboraga kuvuga. Hari ijambo rivuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye cyinjira hirya y'umwenda ukingirije ahera cyane. Nabonaga yuko Gabi ari mu muraba mwinshi cyane w'ubuzima, ariko ndamubwira ngo Gabi, Imana wakoreye muracyari kumwe, komeza ugundira ibyiringiro. Ngeze kuri iryo jambo nabonye hari uburyo uburanga bwe bwahindukaga cyane, nkabona arangikiriza, mbona yuzuwe n'ikintu kibishyika. Murabizi iyo yabaga afashijwe yaranariraga amarira akaza. Icyo gihe mbona ararize amarira menshi cyane y'umunezero, abazi uburyo yajyaga yuzuzwa akavuga mu ndimi nshya. Icyo gihe nabonye ko yaba yarashoboye kuvuga yari kwinjira mu rurimi rushya, ariko ururimi rwari rwagubwe ntiyabishoboraga. Ariko imbamutima zose zari muri we mbona azigaragaje mu buranga bwe. Twararangije, twari kumwe na David n'abandi bana be bari bahari icyo gihe. Turangije turasenga kandi numva neza muri jewe, nubwo ntahise bibabwira, ariko numvise ko musezeye. Namenye neza yuko ari mu rugendo. Icyo gihe hatambutsemo igihe numva ko yaje kugaruka ino, ariko iminsi yose nahoraga niteguye nzi neza ko Gabi agiye kwambuka. Hari wanyibukije ko kera abamisiyoneri munako nongeyeho ku cyo Pastor yavuga, yitabiraga kuza mu munsi w'umubatizo, kuza kwirwa ashyushya amazi hano, aya mazi nyine kuko kera babatizwaga mu mazi ashyushye. Ibyo bintu umurimo yarawuko ndawishimiye. Ariko reka baze ngoje ku rugendo, baze mvuge iby'umwirondoro we.
harimo Gabriel ni mwene Gishegwa na Nyiragira umubyeyi yavutse mbega yabonye izuba ahagana muri 1943 avukira mu mujyi wa Bukavu ahantu hitwa Ibuhoro. Buhoro murahareba murahazi. Amashuri abanza yayigiye Igihugu, hano Igihugu. Naho hari ukuntu nyine yize n'amashuri yisumbuye yiga amashuri abiri ariko yo yayigiye i Bukavu. Nyuma yaho rero yahise yinjira mu bintu by'imirimo, akora imirimo itandukanye ku buryo yinjiye mu bintu by'ubucuruzi igihe gito, ariko nyuma yaho ayoboka cyane ibintu bijya mu bintu by'ubukanishi ndetse n'ubushoferi. Abamuzi cyane mumuzi mu bintu nk'ibyo. Umurava yakoranaga abahuye nawe mwabyumvise mbega. Ibyo kandi yabitojwe cyane nk'umurimo w'ubukanishi, yabitojwe n'umubyeyi twakundaga cyane witwa Mivumbi Louis, muramwibuka cyane namwe. Kandi uwo murimo navuga ko ariwo ashaje n'ubundi ariwo agikora ibintu by'ubukorikori, imirimo itandukanye, ubushoferi ndetse ko uburwayi nyine bwatumye nyine ubushoferi abureka n'ibindi n'ubukanishi. Ariko tugiye ku by'ubuzima rero bw'umwuga, no muri ibyo bihe rero nanone hari harimo ibintu bimeze nk'ububyutse. Hari mu gihe cy'ububyutse hano muri iri torero rya Gihugu, abadiyakoni baradakora rwose, bakora umurimo w'Imana karahava, kandi itorero ryarakuze mu buryo bugaragara. Abafite inyimbo za wokovu ni indirimbo ya 66. Ubwo twabitekerejeho tuganira, turavuga tuti iyi ndirimbo nubwo tutayibuka cyangwa se nubwo tutakoze repetition, ariko turagerageza tuyiririmbe n'abashobora kuba baza kudufasha, biraba ari byiza. Reka ndetse komeze. Biragoye kubona icyo kuvuga umwanya, ariko Imana irashoboza. Ntabwo nabona uko kuvuga papa kuko ni mugari, nanjye ndaza no kuvuga gato ku mateka ye n'uburere yaduhaye n'ibyo yadukoreye. Papa igihe twaganiraga kenshi, mu by'ukuri bavuga ko yavutse muri 1943, ariko iyo yamaga amateka ndajya nibagirwa gikomeye kijya kimpamiriza ko yari umunyakuri kandi ko n'ijuru yaribonye. Intambara iba muri 1994 yabaye papa ari i Kigali, abandi bose barahunga, yisanga ari we ugiye gusigara areba ibintu byose. Aza kujya aho abazungu babikaga amafaranga, asanga amafaranga bari barageneye ibitaro bya Nyamata yose ari muri Congo. Arayisenya, aravuga ati amafaranga asenda yageza ubusizi gute. Nibuka ko yambaye ubuhamya yuko yafashe imodoka ayobora umwuka wa Philippe, amafaranga yakongera muri Philippe, amadolari atabarika, arayambara. Ayagejeje hano nta kindi yayambarije, nta nubwo yatuguriye ko n'umwenda. Yarayafashe ati gurupe ahaha ibiryo, aza kugaburira ibihumbi hariya ati ubwenge mu gihe gikomeye
ndabyibuka twari muto kakazana amakuru y'imyaka hariya byari ibintu bikomeye ntabwo twe twayakoresheje ngo tugire icyo dukora hari ibyo yakundaga gukoresha igiti cye icyo agenewe Imana idufashe kugira ngo natwe tuzashobora gukurikiza ibyo rugero niba byashoboka n'uko tubibona ubwo ubuhamya ni bwinshi ariko hari ijambo rimwe yakubona ari twebwe ku bana no kubuzukuru buri munsi byari ijambo tugomba gusubiramo Zaburi 28 Yobu 28 kuba mu iteka ry'ubwenge kandi bukwiye kandi kubujije babitubwiraga umunsi ku wundi isaha ku yindi agiye mu rugendo agarutse kubaho iteka ry'ubwenge kandi byakubujije Imana idufashe kubituma no kubyubaha mu by'ukuri ntabwo nabasha kurondora ibyo yakoze byose cyangwa mu bigire buri muntu wese igihe cyose yabikoze tuzi neza ko mu ijuru hari Imana izaduhemba ariko no mu isi Imana iri kugenda ikadutabara ikabana natwe igakorana natwe ikagendana natwe kandi igakorera mu bantu no muri sosiyete turimo ni byinshi navuga ariko numva amagambo nayahindura aho ngaho turakomeza kugenda tuganira Imana ibahe umugisha kandi mwakoze kudutabara impamvu twese tureba kandi turashima Imana umugambi wayo idutegura kera tutaranavuka ni nawe yateguriye umusaza wacu umubyeyi wacu wigendeye mama muri iki gihe amaze arwaye ni imyaka 5 nk'uko babivuze ariko mama yarihanganye iyo yabaga yaje i Kigali baje nyine kumuvuza wenda yagize yongeye kugira indi crise wabonaga mama akomeye na hano mu rugo muri iyi minsi yari amaze hano mu rugo mama yahoraga akomeye iyo twavuga kuri telefone numvaga mama afite ibyiringiro mama nta kwiheba afite mama yarihanganye cyane ndagushimiye imbere y'itorero ry'Imana warihanganye warakomeye ntiwinubye warabinezererewe kuko wumvaga ko hejuru y'uko ari umutware wawe wari gukorera n'umugisha tugusabira umugisha nk'abana Imana iguha umugisha kuko witangiye gukomeye watugaragarije kandi turahari nk'abana turahari mu kigo cya muzehe nubwo tutakora aho yakoraga 100% ariko tuzagerageza nk'abana ukomere turi kumwe kandi turaguhumuriza natwe twihumuriza dukomere twese ikindi akandi gatoya sozerezaho ndashaka kubashimira uko muri hano mwese mu runtu barufatika kandi ugaragara washimishije hari abaturutse i Kigali hari abaturutse i Bukavu hari n'abaturutse hirya no hino hano i Rusizi basabiye umugisha mu mwanya w'umuryango no mu mwanya wanjye Imana ibaha umugisha mwinshi kubwo kwitanga kandi ijye ibibuka ibibahembere mukiri hano mu isi izana ibibahembere mugeze mu ijuru murakoze nanjye numva nuzuye amashimwe Imana ishimwe rero uyu munsi Imana yaraduteguriye uyu munsi Imana yari ibuze twebwe tutabuzi ituremera ibirori bimeze nk'ibi ngibi nta muntu wateguye nta invitation ariko invitation y'Imana yatugezeho twebwe twese ni muri ubwo buryo turahangaha ubwo rero ntitwabura gushima Imana mu bibaho byose kuko ijambo ry'Imana ribivuga ndashimira rero Imana cyane uburyo yaturinze uburyo yadufashije uburyo yatwitayeho uburyo yatugiriye neza gushyika kuri uyu munsi urugero washyitse ushyingura uyu mupapa uyu mutware wacu umutware wanjye muzehe Gabriel twarabanye tubana neza imyaka 51 ni igitangaza Imana yarakoze sinamenya uburyo bivuga nubwo ari indenzi kubera gushima Imana ariko
Imana yakoze ni ibitangaza gusa. Nuko rero muri iyi myaka yose amaze arwaye ntabwo nagira icyo sinasubira amagambo menshi kubera kuko bayavuze nta bindi birenze nagerekaho. Ariko mu mwanya muto afite reka nshimire mwese mwitanze kudusura kudusengera. Amasengesho yanyu yagize umumaro. Ndabyibuka muze yafashwe namenye ko pasiteri nyakwigendera ndabibona yahagurikije itorero ati dusengere umusaza Rubuga Gabriel ararwaye. Itorero mwarasenze kandi si ibyo gusa mwaradusuye, Imana ibaha umugisha. Bityo rero ndabyibuka ntabwo twatanga ubuhamya ku muntu utakiriho gusa, ahubwo birakwiye ko no mu gihe umuntu ahagaze ariho akwiye gutangira ubuhamya buzima. Impamvu mvuze ibyo ngibyo ni uko abaririmbyi baradusuye, mubona nta magambo menshi ariho cyangwa se nta magambo menshi yo kuvuga. Badusuye narafashijwe cyane, bavuga ibigwi bya muzehe korali bitanu. Imana ibahugisha kubera ko mwakoranye umurimo w'Imana, kandi hagati aho ngaho kugerageza gutanga ubuhamya muvuga ibigwi bya muzehe. Bityo rero abaririmbyi bari mu rugo iwacu barabivuze. Birakwiye ko umuntu atangirwa ubuhamya agihumeka akiri muzima. Naho rero yamaze kugenda imirimo yakoze ni ngombwa ngo dushime Imana dutange n'ubuhamya, ariko no mu gihe umuntu ari akiri wahumeka abantu bakavuga bati burya yakoze ibinini. Ibyo rero byarabaye. Ndabashimira ko mwadusuye, ndashimira nyobozi yo muri iri torero iwacu Igihundwe baradusuye. Bagiye gutahara ijambo muzehe yababwiye ntazibagirwa, arababwira ati mubabarire nakundaga gutanga brage ibintu nk'ibyo. Urebe byose ngewe mbona mu mibereho ye no mu rugendo rwe ibyagombaga gutunga ngo byose yarabitunganyije. Nta mwenda uwo ari wo wose uyu mupapa ajyanye, kandi muri uru rugendo rwiwe namwigiyeho nanjye byinshi nk'uko babivuze. Sale,
umugisha runyereka nurora runyegereye arunishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niho mpamvu wabibana uyu muhango Imana ibawumugishe bizahinduka haleluya haleluya ashimwe Yesu nzi kufita magari bihumbi harimo n'ibyo wangeneye icyo wabitiye mu kugira ngo nzagere mu ijuru icyo wamitiye mu kugira ngo nzagere Imana ibawumugisha 15:35 haravuga ngo ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate kandi bazaba bafite mubiri iki wamupfuwe icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma ahubwo ubiba kabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto ariko Imana igaha umubiri nkuko yawukageneye kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo ubwiza bw'izuba buri ukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga Imana idufashe cyane hari ikindi Paulo yakomeje kubivugaho yandikira ab'Itesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 5 ibice 4 yaravuze uhere ku murongo wa 13 ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ngo ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we iki nicyo tubabwira tubikibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye w'impanda y'Imana ngo nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranisha imibabaro
kubwirana ayo magambo. Amen. Abagize bate? Abatubanjirije. Haleluya. Abapfakazi muri hano, iyo kaziyo y'uyu munsi ubukwe bwa muzehe ubongerere mu imbaraga. Tuzongera kubona abacu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntago muri kubyumva mwe. Ntago muri kubyumva mwe. Haleluya, haleluya. Ni muri kubyumva ngira ngo tuzongera kubona abacu. Haleluya. Ufite uwakumbuye n'uwamukuweho ntabwo ibyacu byarangiriye hahandi, ari wiye tuzongera kubabona. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro abakristo tugendana. Ibyo nibyo byiringiro abakristo dushyingurana wacu. Tuvuga ngo ntabwo nubwo twakorosa kino gitaka tugashyiraho na beto iremereye gute, ariko hari igihe hazaho umuzuko w'abapfuye. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Uhereye ryari? Uhereye none. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka nsabe Pastor Eraste kugira ngo amfashe gusengera nino mva, kugira ngo rwose dusenge Imana igiye kwakira uyu mubiri w'umukozi w'Imana. Umunsi waruzi neza ko ari umunsi tuzakorera ibirori umubyeyi wacu, uwo twamenye tukamumenyaho ubuhamya bwiza, uwo twasanze akorera Imana. Waravuze ngo watumenye turi insoro mu nda za ba mama, uduterura tuvuka, uraduheka, ngo no kugeza n'imvi zibaye uruyenzi. Wabanye n'uyu mubyeyi wacu mu bihe bye akiri mutoya, ageze ubwo data yaragejeje ku myaka ingana gutya. Turabigushimiye kuko ukuboko kwawe kwiza kwakomeje kuba kuri we. Dufite ibyiringiro by'uko tuzongera tukabonana nawe kuko umutuje aheza. Amen. Turirimba indirimbo ya 47. Reka noneho twurutse iyi sanduku. Nicyo gituma wuzuye amahoro, umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo mufashe ngo intoki zafashwe mufashe. ko ubugingo bwo bwagiye ku Mana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen. Reka nsabe mukecuru n'abandi bashumba turi kumwe hano, ndetse n'abandi dukore uwo muhango. Imana ibahe umugisha n'abandi bari hafi, ubundi na baba bene data badufasha, murakomeza n'uyu murimo dukomeza turirimbira Imana. Mucyo uhora witeka, zikomeje neza tuzamuririmbira twese, uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu n'inama tugirira tuti, uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu n'inama tugirira tuti, uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu n'inama tugirira. Ntimuntegereje kandi nihanganye, muzasobanukirwa byose. Ibyiringiro bifite ubugingo, bifite umugabane mw'ijuru. Ibyiringiro bifite ubugingo, bifite umugabane mw'ijuru. Ibyiringiro bifite ubugingo, bifite umugabane mw'ijuru. Yesu nzi ko
haleluya ijuru na mubabaro warinana marira azahagera kurya ubwito byose tubihabwa kubuntu bw'Imana akuyobora mu nzira yose kandi bikorere imitwaro haleluya haleluya ukuri tuzanezerwa cyane bari kugezamwo imbere begeze umusaraba hirya ganira kenshi kubw'inzu n'ibyo kurya ubwinda twikorere imitwaro haleluya umusaraba hariya hari imva nyinshi ziriho imisaraba n'abantu ariko uyu musaraba utazagira icyo umarira n'umusaraba n'igisobanuro cyo kizagira icyo tumarira tumaze rero gushyira umusaraba hariya ari umwana washyinguye muzehe ari nanjye nk'umupasiteri mpagarariye abandi bapasiteri kubera ko uyu tumushyinguye mu buryo bw'itorero amen kandi ashyinguranywe ibyiringiro yuko umusaraba ari byo byiringiro byacu kandi Kristo wawubambweho niwe mfura mu bazutse ni nawe uzatuzura ngiki gisobanuro ni mu cyaki amen amen ndagira ngo rero dukurikizeho akanya ko gushyira indabyo z'urwibutso rwiza nanone tukizihiza ubuzima nituzizana twumve ko ni nk'impano nziza tumuhaye nubwo atakiriho ariko biradufasha mu buzima bwacu kandi abaza twari benshi twari kubikora ariko mwumve ko abo tugiye guhamagara baraba duhagarariye twebwe twese siko mubyumva reka nsabe mama kugira ngo abanze noneho mumushyikirize ururabo noneho ndaza kuza gukurikiraho timu y'abapasiteri turi kumwe hano turamuhawe umwanya mwarimu Modeste turamufashiriza kugira ngo mutegure byose zamukire inzira zizakurikiraho ndaza kuza gusaba turi hariya nibwo turaza kuza kuzibatangariza hamwe nabo mu muryango Imana ibahe umugisha rero w'igikorwa twafatikanijemo reka pasiteri abasabire umugisha ku Mana muri